Wale ikaza kuri Le Prestige House ikaza hano Gikondo aho Isibo yimukiye ndi mu biro bya Isibo umuyobozi wa Isibo TV niwe tugiye kuganira uyu munsi niwe tugiye kubana bwana Kabanda Jado Charles Jean Dodier. Jado umeze gute? Umeze neza muraho. Reka nkoreshe Jado nubundi unyemerere niryo tumenyereye. Nta kibazo. Umeze neza. Sava. Muri office nshya mu mazi kingana gute mwimutse? Turimo kuzuza ukwezi. Ariko tumaze amezi abiri kuko tubanza mu bikorwa byo kubaka twamara kubaka tukimuka twamara kwimuka akazi kagatangira. Ubu tugiye kuzuza ukwezi tumaze ibyumweru bitatu dutangiye akazi gukorera hano. Yego. Hano ni Gikondo wenda ku muntu utahazi ni Gikondo kuri Le Prestige House cyase inyubako ikurikiye Rwandex. Twari tubamenyereye Gikondo hejuru noneho abenshi bazi nko kwa Rujugiro. Mwimutse bigenze bite? Kwimuka icyambere giriye ugasanga ahantu hakobanye hatoya. Yego. Cyangwa biragora abafatanya bikorwa bawe. Bikagusaba ko wigira imbere gato cyangwa ubasanga cyangwa kwegera umujyi. Hano rero twegereye umujyi. Twegera inyubako zigezweho ariko navuga kandi dushaka ahantu hagutse kuruta aho twari turi kuko aho twari turi hari hatangiye kutubana hato uko twahatangiriye hari hamaze kutubana hato. So rero hano rero twaje ku hantu hagari kandi heza hegereye n'abantu bacu Rwandex ni centre ya Bavaremera Kanombe Kacyiru mu mujyi Nyamirambo ndumva cyane cyane abafatanya bikorwa bacu ba mbere na mbere abahanzi cyangwa ni babatumirwa bacu nibo byorohera cyane niyo mpamvu twaje kubegera ntago ari preyavi nkuko bamwe twimuka batwibuje twafashe umwanya wo kubaka studio byonyine no kwezi n'igice. So mamurimutse rero mwiziye hano hafi kujya mwegera abakiriya ndetse munagure office zigendezwe no yo waguka nuko ibintu biba biri kugenda neza ntago ari ikindi kiba cyabaye. Reka mitanigira kuri experience Isibo TV ni television navuga ko nubwo imaze igiye ku isoko ariko nanone iri munshi iri muzeruka nshya imyaka ntago ari myinshi nabaze ndeba nsanga ni ibiri irenzeho iminsi mike cyase taranuzura neza sinibuka. Experience y'imyaka ibiri imeze gute Jado muri television? Unagiye kuvuga experience hadi disk yawe yakuzura cyangwa memory card yawe yakuzura. Gusa icyo navuga cyo gitoya nuko igitangazamakuru si ibintu n'izina. Nicyo kintu namaze kubona cyangwa nari nkizi kuko nago bibayemo nagari ubwo nari nkibijyamo bibayemo igihe kinini. Gufatisha izina ryacu byari bigoranye. Gutangira byari bigoranye kuko twabaye tugitangira covid itizamo kuzamo twarakubititse tureke ngo nitwebwe gusa kuri bitangazamakuru byinshi cyane kuko ari abacuruzi twe dutunzwe n'abacuruzi. Ari abacuruzi barahagaritse kontra zabo none nkatwe tugitangira nta n'uwo twari kubona. Nshatse kuvuga muri rusange bitangazamakuru byose abacuruzi barahagaritse ibyari bifite amakontra yarahagaze. Umuntu agatangira kurwana we n'abakozi kuko ntago uri buzimye televiziyo ntago uri buyikureho ngo ufunge ntago uri buzimye radio hari ikinyamakuru cyandika kiri burekeye kwandika kirakomeza cyandike kirakomeza kuko iyo ishyizeho televiziyo cyangwa radio ntago ibikiri yanjye cyangwa iyawe ibibaye y'abaturage. So wa muturage urakomeza umuhe ibyo agomba guhabwa. So byaratuvunnye cyane kugera n'aka kanya ntago biratubava ntibituke tuvuna byaratuvunnye cyane. Gukora iyo myaka ibiri urumva ni ya covid iyo myaka ibiri kuyikora ugahemba ukishyura ubukode ukagura imiriro kuko televiziyo ikenera ibintu byinshi cyane. Kuya nk'ikiganiro kimwe kibe cyonyine ntabura inite 20 zigenda z'umuriro. Ubu ni umuriro gusa mvuga ntabwo ibyuma bicanye n'amatara acanye. So ibyo byose rero ni experience noneho tukubitiraho ko tuzanye televiziyo y'imyidagaduro. Yego. Imyidagaduro ntabwo yari imenyerewe hano urumva. Mfashe urugero ku bindi bitangazamakuru usanga bafite umwanya runaka bahabwa.
usanga ari guhera amasaha ya saa munani kugera saa 11:02 ugiye kubireba niho usanga ariho imyidagaduro ariho bayishyize, ibindi ugasanga ni amakuru, ibindi ni ibiganiro n'iki, nubwo natwe tubigereranya ibyo by'iterambere by'iki kuko ya myidagaduro ijyana no kwigisha. Noneho kubizana mu bintu ahantu bitamenyerewe, ahantu bitari bigize, nari nzi ko ndwara nabyo nkubitana n'iyo covid abantu ntibagira, ariko mfite n'ubwo bwa n'izo mpungenge mvuga nti eske ibi bintu hano mu myidagaduro niho niyumva kuko nayibayemo igihe, ariko se tuzashobora kubaho so ku bw'amahirwe yakirwa neza, ari nayo mpamvu ubona ko twagutse tukaza ahandi hantu handi hisumbuyeho. ukomeje kuri challenge wahuye nazo kuva utangiye kugeza n'uyu munsi, abanyarwanda babonye imyidagaduro bayumva gute? kubera ko yari televiziyo noneho y'imyidagaduro kuva mu gitondo kugeza nijoro, buri wese yaravuga ati se uno mugabo ibintu ari buze kubishobora, uno mugabo ibintu ari buze kubishobora gufata televiziyo akayigira imyidagaduro. Abanyarwanda babonye urukundo rwabo ku myidagaduro rungana gute? Icyo navuga buriya twatangiye kuri The Choice, icyo kiganiro gikuru hano muri Sibo. Icyo kiganiro cyakiriwe neza pe, hakurikiyeho capa tuza kureba dusanga twakujya n'ibindi, mbanje kuguciraho gatoya, tujya muri take over tujya kuyikora, twaricaye ese ntitushyira saa 8 kugera saa 10 n'igice biragenda bite? Turabona abantu kizakurikirwa mu bintu bitunguranye, bya biganiro byose byagiye bikurikirwa ku buryo nakubwira rimwe nibwo ndimo kubaza ese bimeze bite, mbaza abanyamakuru bimeze bite. Icyo gihe bari barangije ikiganiro banyereka SMS zigera muri 500 yaza abantu basaba, kandi ubwo muri SMS 500 bivuze ngo hari ababa bifashe batandika cyane, bareba abantu bandika, hari abadafite amayinite yo kwandika, hari abadafite n'umwanya wo kwandika cyangwa batanabishaka, noneho uwo mu bantu bafashe nuze bakandika gutyo kubasaba indirimbo swati barimo gutora hari ibintu bajya bagira byo gutora indirimbo cyangwa umuhanzi, bintera ubwo ndavuga ibintu ni sawa. Ngiye kureba ndeba uko The Choice irimo kuzamuka, mbona ni sawa prima. Byatangiye nanjye nasohoka hanze akambwira ngo ariko se uyu muntu arakira umuhanzi n'undi yakira umuhanzi, why not? Hano kano kanya ku bwanjye ngiye naje gusanga birakora cyangwa birakunda, kugera aho ubu ngubu bigeze ku rwego buri kiganiro gifite umuterankunga, buri kiganiro gifite nuze yacyo nyine, buri kiganiro gifite uko kibayeho gishobora no kwitunga. Reka nsimbuke gato ya wenda tujye muri fonctionnement ya televiziyo, naza kubyaza kuranya nk'uwaje ngo yinjiza ngahe kandi sicyo cyangenzaga. Ubundi Jado, hari umujene uri bukurikirana iki kiganiro afite indoto, avuga ati ngiye ndota kuzakora televiziyo, ndota kuzakora radio, ndota kuzakora igitangazamakuru cyanjye. Zari ndoto za kuzakora televiziyo hano mu Rwanda? Cyambere naba nkubeshye, ariko ni ibintu nabayemo igihe kinini, ni ibintu nabayemo. Nyibutso parekuru ubundi wa mugani wabitangiye ryari? Wazumbwira ngo si ubwa mbere. Njyewe turi mu bantu bakoze televiziyo online bwa mbere muri Zion web streaming. Icyo gihe YouTube zitaraza, aho Zion badufashe baradutraininga turi abana, bamaze kudutraininga hari nka ryarugo ndumva 97 yego 2007 narigeze 2007 sinzi mba hari ama YouTube channel nanjye ntazo nari nzi cyane, yego uretse hari igihe najyaga njya kwiga utuntu zari ariko ariko tutazi kwa prodinga, tutazi iki cyane. Noneho icyo gihe ndashima cyane
Apotre Gitwaza okay. yakunze bino bintu cyane, yakunze ibintu bya online bya e-church, ku buryo icyo gihe twafataga image tukayohereza muri Amerika, muri Amerika bakayishyira kuri website. Byabaga bihenze kuko icyo gihe ndumva hari facture yahawuraga yo kuri MTN yo kohereza gusa amaseriveri yabo itwara hafi miliyoni nk'ebyiri cyangwa 3 sinibuka. Kuri Eglise byabaga ari umutwaro. Nyine niho twatangiye kwiga ibya televiziyo, tutangira kwiga kohereza ama image, gukoresha ama image, haza kwiga ibya digital TV. Icyo gihe hari hakiriho digital TV zitaraza. Bikiza sinzi hari agakontra nabonye hari ndaseka murimo kwinjira. Yego. Ko kuri televiziyo yitwa Yego TV. Yego. Iyo televiziyo ikiza baje banshaka. No, nabanje kujya i Burundi. Twagiye i Burundi 2007 irangira. Mu giterane cya perezida w'u Burundi. Urumva nagiriye amahirwe yo gukorana na Gitwaza cyane, tugenda ndi umwana kandi tujya i Burundi, baza kugira Gitwaza ari uri bubwirize. Niwe wabwiriza kandi mugomba kubi streaming. Yego. Oya, ntabwo twastreamingaga icyo gihe, twarazaga streamingaga, nta internet zari zihari zose. Mwazaga mubifite mukaza bya product. Twarabaga tubifite tukaza kuyigira kuzayicishaho. Yego. Ayimo ama software twari dufite ntandi hano yabaga. Navuga ko abantu bajya bavuga bafunguye televiziyo bwa mbere, vraiment Zayn navuga ko ari yafunguye televiziyo bwa mbere. Noneho icyo gihe banjyana gusura televiziyo y'igihugu. Nibyo nasabaga ngewe. Tugiye kwisura nibwo nari nkinjira muri televiziyo ndeba ibintu birimo. Hangira ko mbona ni noze yabo si tekinoloji yabo ntabwo ari ya cyane nk'ibyo twe twakoraga. Numva biragize tuvayo, ntangira gutangira gushaka kwiga ibya televiziyo. Mpita niga ibya nsanga bageze kuri digital. Higa maze kubyiga, tutangira kuzajya dukora mu papa witwa Ahmed. Nawe yaravuye Kenya kubyiga. Atangira kuzajya mfasha noneho kuyiga. Ahmed BTN. Yego. Tujya mu ntuze muri ni kera kuko ndumva ari nka 2009 ngira ngo aribwo zari imigo zaje zaki Remigo ni nyuma. Family. Za family, yes. Family. Remigo yaje nyuma. Remigo baza kwigurisha. Nawe turakora, haza Yego TV. Yego TV navuga ko ari mu televiziyo n'ivimbiye. Ivaho haza Yazayoni. Yazayoni yo kuva hasi kujya kunoze n'ibyo yikoreye. Yego. Noneho haza kuza natangiye kugira igitekerezo cyo gukora televiziyo muri irimo ibona utangiye gukura. Haragiye mugira umutima wo kwigisha n'abantu dukora n'abana benshi. N'abana bagiye bigira hano cyangwa bagiye abo nigishije nabo bakabigisha. Ntangira kubona abana bajya ahantu, urumva nakoraga ibintu bya live streaming nk'umuntu ntabyo wari uzi ko nabikoraga cyane. Ntabyo wari uzi ko nibera mu bahanzi. Yego. Ariko buriya kazi kanjye kari Christopher twiye guhura muri kampanye ya perezida. Ninjye wakoraga live streaming kuri YouTube FPR. Noneho ndi mu timu zabikoze, twarize mu timu 3 cyangwa 4 sinibuka. Timu imwe yabaga indaha. Noneho Christopher duhuye ngumusa ngo bino bintu urabikora. Tubwira Christopher ibyo bintu byanjye ngo biriya bintu byacu ngo uratubeshya rero. Ndavuga okay, turatandukana birarangira. Nakuye mu dufaranga kamwe basevinga, ntangira kuzankora. Noneho mbona abana najya ahantu mu nama, ahantu wacaga miliyoni 2 ugasanga umwana wawe waciye 500, ntabwo ndi bushukane n'umwana cyangwa abantu twagiye dukorana. Yego. Ndavuga niki nakora basi kisumbuyeho. Ntekereza televiziyo, ndavuga ngo aho kwancishe kuri YouTube reka nshaka icano yanjye.
katajya ari akantu gatoya tujyamo nuze muri navuga gute mu rugo nsaba umusaza ko yampa inzu ni ku irebero yampa inzu mu gikari kari akazi n'icyumba nasaruka kabonye waseko gatembagara nawe ngiye gushyira televiziyo hano buri muntu wese abyumvaga yaransekaga akabona akazi nta nubwo salo ntabwo ingana nk'iki cyumba nk'iyi ofisi yari demi ofisi urumva noneho namubwira ngo iyi nzu ndayishaka yari ituzuye ndayubaka ndayuzuza ndatangira nesitaramo ndesitara buhoro ngeze igihe ibyuma biba byinshi ibyuma bibimbana byinshi nyine urumva nari nakoze control room ariko nkavuga ngo nzakora playout gusa iriya icisha amafilime nuze ntafite ibiganiro noneho yacishaho YouTube channel byo gustreaminga byagiyemo aho kugira ngo streaming kuri YouTube ahubwo nkire no kuri nuzi nkumva wa muntu nge nzamubwira nti ngewe mfite na televiziyo ndaza guhita ngushyiriraho akaya nkire kuri YouTube gusa urumva biraza gutuma hari akantu ngenda mbona ariko televiziyo ibiri aho nta bakozi ifite irafite umukozi umwe cyangwa babiri nanjye abandi ni bya biraka kumva nuko nzabikora ndabikora ndanabirangiza tujya mu nuze na Brice tujya mu Faransa amafaranga nari mfite yose twakoreye parti ya yose yari 9,900 ngira ngo nahise mbiguramo akuma karera kohereje amashusho mbese nari meze nk'umusazi mbese yambwira ariko si umusazi ibyo bintu zabikora nari meze nk'umusazi ariko nyine yumvaga nta yindi shwa nago buri gihe umugabo abagomba gutera imbere urugendo rwawe rucemo kweri ntago ariko yari wayumva hano ndasimbutse ku rubyiruko cyangwa ku mujene ushaka gutangira ubuzima wakora televiziyo njyewe ku muntu utangira kuri zero cyangwa utangira nka kintu azi yatangira kuri kamera akiga kamera akaba umutekinisiye kuko iyo uri umutekinisiye ukamenya ibintu byose televiziyo 50% avuga ko ari tekinike kuruta ibindi byose hakazamo itangazamakuru hakazamo administration ariko tekinike iyo igenze neza bicamo n'ikintu gikunda guhendesha abantu usanga ari abatekinisiye umutekinisiye hano iyo agufungiye nyine akakwereka ko ntacyo ukora arakura birarangira nyine cyangwa aca amafaranga menshi unagiye no mu yandi mateleviziyo usanga directeur tekinike niwe uhembwa amafaranga menshi so njye ari umuntu utangiye atari wa muntu uzanye amafaranga ngo agiye gushora nkanjye ntabwo nabivuze ngo ngiye gushora afite amafaranga ahubwo wakoreshe za skills wari ufite nangendera kuri icyo so rero ari umujene ugira namugira inama yo kubanza kujya kubyiga yamara kubyiga agatangira kugira izo nzozi gutyo akabijyamo so ngayo nguko n'urugendo wumvishe ko rwari yahereye kuri zero ariko uyu munsi afite televiziyo iri mu zikomeye hano mu Rwanda nimvuga iri mu zikomeye nuko ari imwe muri nkeya z'imyidagaduro kandi iri mu ziyoboye wanabara no mu zindi zose n'ubundi iri mu zikomeye utangira ibintu by'imyidagaduro ubanza hari uruhare washakaga kugira mu iterambere ry'imyidagaduro birumvikana ntabwo byabura icyo gihe wabaga no mu bahanzi cyane buriya mu bahanzi wenda ndatangira ibintu by'ubuhanzi kera twari dufite The Focus Studio sinzi imba yibuka Rikiriki yakoragamo ba DJ B bande The Focus byatangiye kera noneho byatangiye njya kwikorera gushaka kuyivuga n'iki icyo gihe twagiye batamenya umunyamakuru nagiye kuri radiyo umunyamakuru wa mbere ugiye kwamamaza studio yawe ariko ntiyako yaproducingaga abo bahanzi niyakoraga abo bahanzi icyo gihe urumva studio ntiyakoze za Mama Rwanda aho ruzingiye n'izindi noneho mbona igeze ahantu kure nshaka kujya kuyivuga nshatse kujya kuyivuga ahambwira ati Vemiri
ibihumbi 20 ndayatanga ngiye kuyindi naho sangata kirajya amafaranga ari menshi vente yabaga ari menshi cyane ndavuga none se simba nimba tuyikorera ya indiba n'indimo twakoreraga umuntu kuya ngo stindi imenyekane yego ugasanga ndageze abahanzi noneho baza twakicara ahantu hose abanza yicara akajya kubwira ati icyo gihe nicyo kintu cyitwa giti cyari gikomeye nkomeza bibona kugera kano kanya sinzi niba naba niyemeye ariko nanabwiye n'abakozi bari hano abashinzwe tekinike ko ninzabona umuntu watsa amafaranga umuhanzi tuzabipfa nta nubwo abahanzi ngira ngo bajya babibona ntabwo umuhanzi akirirwa ngo azanye indirimbo hano tujya kuri YouTube bakadownloadinga bakayikuraho bakayikina kubera ko twe turabo kubaka uruganda rw'abahanzi cyangwa rw'imyidagaduro ntabwo turabo kubashegesha no duke bifitiye abantu bazi ko abahanzi bafite amafaranga n'uyafite aba yakuye ahantu kure so ibyo bintu byagiye bimbabaza rero byagiye bindya cyane sinzi imba urabona nk'umwana ugitangira akabaraje Emmy umuhaye interview akabashatse kugupfunda amafaranga ibyo bintu ntabwo byabura kuba byarakubaye bibaho kenshi icyo kintu rero kirababaza iyo wumva gutyo so ndi mu bantu bagenda bagerageza kwikuraho kandi ndi no mu bantu wenda abahanzi rimwe bazabitangiraho ubuhamya batajya bazana indirimbo cyangwa ugasanga umwana ntazwi ntageze ate bakamutumira muri studio atari uko yatanze amafaranga atari uko yinginze atari uko yageze ate agatumirwa muri studio yego so jewe nimba ari n'ikintu cya mbere numva nduhutseho hano umuntu njya kwitangira yicangije inama arambwira ati nudashyiraho amakuru ntabwo uzatera imbere ariko ngewe nuze yanjye numvaga nshaka gusapotinga abahanzi no gufasha abahanzi kugira ngo bazamuke cyangwa batere imbere cyangwa dutere imbere twese iri ibuye nshyira ku muziki nyarwanda yego ku bwanjye numva ko icyo ngicyo kirimo gukunda cyangwa kirimo kugenda kijya mu ngero so ni wa mujinya mwiza n'ubundi watumye uvuga uti reka nkore ikintu gituma ari abahanzi bari buze kubona aho platform bacurangira ibintu byabo noneho ntaho baciye amafaranga ntaho ugize gute ntaho bacunaguje ahari niba numvishe neza good ubona mu ruganda rwo kubaka umuziki cyangwa se imyidagaduro muri rusange Isibo TV uruhare rwayo ubona rugeze ku ruhe rwego cyangwa se mugeze ku ruhe rwego cyangwa se uko wabishakaga ubona ariko biri kugenda ndetse ntabwo ibyo nashakaga ariko biragenda ntabwo ariko biragenda cyewe ikintu cyamfasha cyangwa abafatanyabikorwa banjye n'abo bahanzi cyangwa n'abo muri imyidagaduro nifuza ko bamfasha tugakora ikintu kimwe kinini kandi cyiza buri umwe akakibonamo Isibo akayibonamo ikiganiro akakibonamo ntiyumve ngo ni y'abaturage iyi ni platform yabo buri muntu ayisangemo ayibonemo yego buri wese nzagera ku nzozi zawe ubona batayisangamo se batayibonamo ubu barimo bayibonamo gusa nyine impamvu uvuze gutyo na wa wundi utayibonagamo n'utayibonamo ayibonemo so abantu tunagana ku musozo nkumaranye umwanya munini koko abashoramari rero abashoramari ubona kwamamaza kuri televiziyo uburyo bwo kwinjiza agafaranga nicyo nshaka kuvuga muri televiziyo ubona bigenda biragenda neza cyane iyo itari cyane waze kubona nimba ari nabyita ko ari ikibazo cy'imyumvire cy'ahantu nabonye abagande buriya mu Uganda hari amateleviziyo menshi cyane ujya kuhasura ariko hari naho ugenda ugasanga ukajya gusura ugasanga televiziyo ni akantu kapfunze hariya ukibaza ka kantu dusuzuguye cyangwa ubonye hariya ifite publicité magana irinjiza amafaranga menshi ariko njye ndimo kuba ndashaka kuvugira muri rusange sinshaka kuvuga Isibo gusa sinshaka kuvuga izindi gusa ndashaka kuvugira muri rusange ntabwo turagira umuco wo kwamamaza inaha
ubu wenda nibwo birimo kuza ugasanga umuntu yari afite uruganda rumwe rukora matera, wamubaza akubwira ati njyewe ndajya kwamamaza hano niho namenyereye nta n'ikindi. Undi nawe ugasanga niwe utema ibiti, niwe wenyine ubyemerewe kubitema, wenda nirwo ruganda rwonyine ruhari rutema ibiti mu Rwanda. Ugasanga ntawe nyeganyezwa. Gusa ikintu cyiza kirimo kuba, harimo kuza n'abandi bajana mu mashini atema ibiti, harimo kuza abandi bakora mu matera, akajya akiroturuva rya zina rye risigaye. Njye niho nanagira n'inama n'abacuruzi, nababwira nti uko wicara uzi ngo narafatishije, namaze gufatisha, yageze hariya. Umuntu uvuye bano bantu bo muri East Africa cyane cyane, nabonye cyane cyane abatanzaniya inganda zabo, araza akabishyiramo amafaranga akabyirukamo. Izina rye mu gitondo kimwe ujya kubona ukabona wowe umaze imyaka 30 uri mu gihugu ugifite gutya, agatajya kunyeganyeza. Ntago yakabaye kunyeganyeza bibaho. Warafashe izina. Niba ureba kampani imwe y'itumanaho ikomeye isohora amafaranga angana menshi cyane, inuze yabo budget yabo nini ni ukwamamaza. Ugasanga inoze y'ibinyobwa niyo iramamaza cyane, nubwo yaba yinjiza amafaranga na gute ugasanga iramamaza. Wowe urumva bizagenda bite? We arijiza, afite n'izina rikomeye, ariko aracyamamaza. Ntago kwamamaza ari gucuruza, ahubwo kwamamaza ni nuze y'izina ryawe. Yego, ni ugukomeza izina ryawe cyangwa gushyira izina ryawe hejuru, kuricengeza mu mutwe wa buri muntu. Ku buryo numva ko buri muntu wese yakumvisha akamaro ko kwamamaza, akatugana tukamufasha cyangwa tukamugira n'inama, tukagira umuco cyangwa wo kwamamaza. Okay. So kwamamaza ni ngombwa. Bajya bavuga ko umukobwa wabuze umuranga uko byagenze barabizi. So baze bamamaza. Urangiye umuntu ku isibo, reka mpere ku kuyireba. Ku ma platform igaragara, isi umuntu ayibona gute? Isibo iri kuri nibuka mpero kuri Star Times. Buriya ntabwo ari Star Times gusa, ni tugira platforms. Buriya RBA nayo iragira, iraba hosting, kugira ngo tugere mu gihugu hose. Kwanza umugaragara mu gihugu hose. Yego, hose. kandi kubona gutya ukigura televiziyo ugashyira antene, uhita tubona turiho hose, kandi noneho yo irafunguye, ntabwo ari ukurinda. Ni chaîne ya kangahe kuri Star Time? Star Time nayo igira ibice bibiri, hari DTH na DTV, hari kuri satellite no kuri zisanzwe za decoder zisanzwe no kuri satellite. Imibare kuri decoder zisanzwe ni 121, kuri nuze ni 738, kuri decoder, kuri satellite ubwo bivuze ngo wa muntu ufite nuze igera mu bihugu 30 byo muri Afurika. Buri muntu ubifite bigerayo. Hari igihe umuntu aba afite ikintu adafite target yo mu Rwanda gusa, igicuruzwa adafite target y'u Rwanda. Ni uruganda hano dusigaye dufite inganda nyinshi, aratagetinga Burundi, Goma, kuko hari abantu bavuga ururimi rwacu ni urugero. Bukavu, hehe hose irahari, hose barayireba. Muri Afurika hafi ya hose barayireba, ibihugu 30 nimba biyireba. Usibye Star Times na Free to Air nta handi dufite nanuze na website. Isibo TV nagerageje kugira nuze, nabonye na application ni ujya muri Play Store. Yo iracyari kuri nuze kuri iyi Play Store, Android gusa. Kuri Android gusa niho turi. Ujya muri Play Store ukadownloadinga Isibo, ukadownloadinga ukareba. Noneho hano ho ujya kuri website, ukandika isibo.com. Ucyandika isibo.com bihita byiza. Ntegerezize.
dukora umurimo kubabagariramo. Okay. Ucyandika isibo .tv uhita ukurikirana. Turimo kurwana n'uburyo twagera ku bantu benshi, yaba uri mu mahanga yaba uri hehe akabasha kuyikurikira nta nkomyi. Nayibonye isibo.tv niho ushobora kuyikurikirana. Ngiye kumpamagara byanze njye nayigezeho. Anyway, so ngaye nguko rero hano Gikondo Ro Prestige nk'umuntu uje i Kigali njye gukora business nibera mu ntara, sinsi nkunda kuza za Gikondo. Ro Prestige iherereye irangira umuntu wenda reka duhereza Nyabugogo n'abaturutse hanze uturutse i Kanombe. Tayari aho ni kuri isibo.tv. .tv. Okay, so turangira umuntu hano rero umukorera ku muntu uvuye i Remera. Niturukiye i Kanombe kuri airport turutse i Remera uragera Rwandex nako kuri Sonatube umanuke ugere kuri izi station ebyiri zirebana iyi di centre mbere yo kugera Rwandex. Utaragera Rwandex kuri di centre ni inzu ihari nziza y'umweru yitwa Prestige House. Naho ngaho muri etage ya kabiri ukimara kwinjira urabona utwapa tukuranga buriya hanze naho turimo kuhabrandinga. Ejo bazaba batangiye kubibona hanze haraba hariho ibintu byose nakurajya kuva hano byarangiye. Uturutse no mu mujyi ndumva nibyo ngibyo. No mu mujyi ni kuri Feruje za gatatu urenga Rwandex ni na ya station birarebana ni SP ni noze ni SP hepfo na Disantre twe dufatanye na Disantre. Ni etage y'umweru yonyine ihari urebye ntago bigoye kwaranga. Turi n'abasirimu iyo wenda utari kwasobanukirwa uhita ubaza. Hano nabonye abasekirite bakuyobora cyane rwose. Wewe twapa turakuyobora waje tubona. Good. Nishimiye rero kongera kugera mu isi binafungura bwa mbere ndi mu mbere bahageze. Uyu munsi yimutse ndi mu mbere bahageze. Jado mwakoze cyane kutwakira. Mwakoze cyane.